Nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amahoro n'ibyishimo n'umunezero nibyo mbifuriza igihe cyose. Rero nk'uko mubizi turi mu gutangira umwaka ubu ngubu hashize iminsi 8 dutangiye umwaka. Uyu mwaka uzawufate nk'igitabo cy'amapaje 365 ari mu busa ugomba kwandika. Ni ukuvuga ngo buri munsi ugenda wandika kuri izo paje, buri paje ugifata nk'umunsi. Ubu ngubu iminsi 8 irashize, menya ngo paje 8 zirashize. Rero ikintu ndi gushaka tuvugeho cy'ingenzi muri iyi video ni igiki. Akenshi iyo dutangira umwaka buri muntu wese aba yihaye intego, yanditse intego ibintu ashaka kuzageraho muri uno mwaka. Ariko hari ikintu cy'ingenzi abantu twibagirwa, ari nayo mpamvu ubushakashatsi bwagaragaje yuko umwaka iyo ugiye kurangira 19% by'abantu bose bihaye intego nibo bonyine baba bakibuka intego zabo, ni nabo baba bari kurwana na za ntego ngo bazigereho. Abandi benshi za ntego baba barazihoreye, barazibagiwe, cyangwa se babona ko batazazigeraho. Rero ndagira ngo turebe ese biterwa n'iki. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi kibitera ahangaha kugira ngo abantu bakeya baba ari bo barangiza umwaka bakibuka intego zabo bihaye z'umwaka. Akenshi twiha intego z'umwaka cyangwa se tukandika intego z'ubuzima, ibyo tuzageraho muri uwo mwaka. Ariko ni abantu bakeya bashobora kwandika ngo ese ibi bintu nzabigeraho gute, mu buhe buryo. Rero ahangaha ikintu nshaka ko dukora, genda urebe muri za ntego zawe wihaye, ugende uzicamo ibice, uzicemo utuntu dutoya. Uvuga uti wenda niba narihaye intego, tuvuge ntabwo urugero, wenda tuvuge wenda uri umuhanzi wihaye intego yuko muri uyu mwaka uzakora ibitaramo bigeze ku 10 cyangwa bigeze kuri 5. Cyangwa urangije uravuga uti wenda nzakora indirimbo zigeze kuri 20. Ugomba kwiha intego ukavuga uti ese buri munsi nzajya mbikora hiki, ni akahe kantu, ese buri byumweru 2 wenda nzajya nkora indirimbo. Icyo gihe ikintu bizagufasha, uzashiduka za ntego zawe warazigezeho kandi bitarakugoye, kuko wari uzi buri gihe agace gatoya k'intego zawe wihaye. Muri make ni nko gufata za ntego zawe wihaye z'umwaka ukagenda uzicamo uduce dutoya, ukagenda ucamo ibice bitoya akavuga uti nzaba ngeze kuri ibi bintu mu gihe iki n'iki. Ibyo bintu bizagufasha. Noneho ikindi kintu cya kabiri dukwiriye kumenya ni uko intego zawe, ntugende ngo uzatekereze cyangwa se ngo uhige intego uzageraho zirenze. Oya, ntuziyemeze ibintu birenze ubushobozi bwawe, kuko akenshi iyo twihaye kugira ibintu birenze, twumva wenda intego zirenze nyine ubushobozi bwawe, cyangwa se zirenze uko uzabikora. Akenshi iyo tutabigezeho bituma tubabara, bikadutera stress, cyangwa se wanagera no hagati y'umwaka ugeze hagati ukabona ibintu wanditse wihaye ni intego zirengeje ubushobozi bwawe. Abahanga bo muri ibi bitabo, abanyabwenge banditse, batubwira yuko ukwiriye kwiha intego zigereranyije, ziri mu rugero. Nanone ntabwo ukwiye kwiha intego ziri hasi ngo uhige utuntu dutoya cyane. Oya, iyo uhizwe ibintu bitoya bituma ukorana ubunebwe, ukumva yuko uri umuntu nyine uciriritse uzagera kuri ibyo bintu biciriritse. Niyo mpamvu uba ugomba guhiga intego ziri mu rugero. Ntujye hejuru cyane ngo uhige ibintu birenze ubushobozi bwawe, ariko nanone ntuhige ibintu biri munsi y'ubushobozi bwawe ngo uhige ibintu bitoya, kuko nabyo byatuma wiyumva nk'aho uri umuntu nyine uciriritse utifitemo ubushobozi. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kureba ese izi ntego zanjye ziri mu rugero, bigatuma nyine ugira intego ziri mu rugero. Noneho ikindi kintu cya gatatu tuba tugomba gukora ahangaha ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ukwita ku buzima bw'umwuka, cyangwa se ubuzima buri spiritual life. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu ndi gushaka kuvuga, abantu benshi iyo dutangiye umwaka usanga barimo guhiga intego z'ibintu bifatika, kuvuga ati wenda nzaba mfite aya mafaranga ya naya, nzaba mfite inzu izi n'izi, nzaba maze kugira ibi n'ibi, nyine ibintu bifatika by'amafaranga, ibi tubara mu gaciro. Ariko ikindi kintu wagakwiriye gukora, higa intego
z'indangagaciro. Uvuga uti wenda nzaba maze kuba ngiye nyine indangagaciro zawe, wenda uvuga uti wenda nzakora siporo zingana gutya, nzaryama amasaha ya n'aya, nzagira umuco wo gusoma ibitabo, nzagira umuco wo kwiga ibintu bishyashya mu buzima bwanjye, wenda se kwiga indimi, kwiga ICT. Nyine uhige ibintu bidafatika, atari ibi bintu bifatika byo mu ntoki, oya, uhige ibintu bidafatika, uhige bino bintu nyine indangagaciro. Uvuga ati ubuzima bwanjye buri spiritual, ubuzima bwa roho. Wenda se niba uri umuntu usenga, uvuga uti wenda nzasenga muri ubu buryo. Niba se ushobora kuvuga uti wenda nzajya nkora meditation, uvuga uti meditation yanjye nzayikora muri ubu buryo. Niba wenda se ari ukuzinduka, uvuga uti wenda kumuvuga uti wenda nzajya nzinduka mu kazi kanjye, wiha intego, uvuga uti ngiye kwimenyereza kuzinduka. Ibi bintu bidafatika, buriya ibintu bidafatika bifite agaciro kurusha ibifatika, kubera yuko ibintu bidafatika, nko kuba uri umuntu usoma cyane, nta muntu mwahura ngo amenye ati uyu muntu dore amaze gusoma ibitabo bingana gutya, cyangwa se ubumenyi, ntabwo wahura n'umuntu ngo amenye ngo uyu ufite ubumenyi bungana gutya. Ariko ibyo bintu bidafatika uba wifitemo izo ndangagaciro zo kubana n'abandi, gusura abandi, kuba ufite inshuti, kuba uzi kubana neza, nibyo biza bikaguhereza ibifatika. Noneho aka kanya mu ntego twagakwiriye kugira ni ukugira intego zo kugira indangagaciro nziza z'umuntu ukeneye iterambere. Ni ukuvuga ngo nibyo bintu bitatu nk'uko tumaze kubivuga. Icya mbere, niba intego zawe waramaze kuzandika neza no kuzitegura, ibyo wiyemeje n'inzozi zawe uzageraho muri uno mwaka, zicemo uduce. Uvuga uti buri munsi nzajya nkora ibi n'ibi, noneho umwaka uzajya kugera byose warabigeze. Uzagenda ubigeraho nyine buhoro buhoro, ariko byose uzabigeraho unabirenduke. Noneho icya kabiri, teganya mu rugero. Witeganya ibintu byinshi cyane, ibintu birenze ubushobozi bwawe, kandi nanone ntuteganye ibintu bitoya cyane, oya, teganya mu rugero, mo hagati, ibintu biringaniye. Noneho icya gatatu, ita cyane ku ndangagaciro zawe, nk'uko twabibonye nyine, gusoma. Ntiwite gusa ku ntego zifatika, wenda ngo uzaba ufite ibi n'ibi gusa. Nabyo ni ngombwa kubyandika, ukaba ubifite mu ntego zawe, ariko cyane cyane wite ku ndangagaciro zawe. Ibyo bintu uko ari bitatu bizadufasha muri uno mwaka. Niba hari ibitekerezo nawe waba ufite, cyane cyane ku bintu ubuzima bwakwigishije muri uriya mwaka twarangije wa 2024, ntiwibagirwe kubitubwira muri komenti. Wabitwandikira muri komenti kugira ngo nanjye mbyigireho, kugira ngo nkwigireho nawe ubashe kudufasha, kugira ngo udusharinge ku buzima bwawe. Ciao.